umuntu agahagarika project igahagarara yagombaga kuramira abantu ibihumbi bikaba biri nomo ni ibintu bisanzwe wa musore nibagiwe then ugakomeza. Nundi ninde nawe uhaguruka ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse cara nimurambirwa no kwicara nta nubwo mwumva uburemere bwabyo. Umuntu agahagarika project igahagarara yagombaga kuramira abantu ibihumbi bikaba biri nomo ni ibintu bisanzwe wa musore nibagiwe then ugakomeza. Your Excellency, turakora implementation plan igaragaza inshingano za buri wese ku buryo tuzabikurikirana igihe tuzongera guhura tuzaba tureba aho tugeze atari ukongera gusubira ko maze kurambirwa n'amagambo yanyu n'amasezerano promises mutangaza. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere agufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Tagira ikintu zivamo muzabikurikirana mutagira ikintu mukurikirana. Umunsi ku wundi hari n'ibyo mbona ku social media abaturage batakamba nka telefona abayobozi biba bireba nkabaza mwabibonye nkabohereza nkabakopinga nkabaha nkabaza mwari mubizi baza kambwira ngo ntabyo yarazi kandi biri mu karere urimo biri mu murenge urimo cyangwa ukwiriye kuba ukurikirana kugira mu nshingano zawe mukurikirana ibyo mukurikirana mu bikurikirana ryari Minister. Excellency, twiyemeje ko tugiye gushyiraho gahunda yo gukurikirana ryari imyaka ingahe ubu ndiho mbasubiriramo ubu mvaha gusa nizeye kubera ko mwabivuze ko bigiye guhinduka. Experience y'imyaka 10, 15, 20 ibingibi biganirwa bitahinduka ubu byizera uyu munsi gusa kubera ko mubivuze. Hanyuma bakurikiranwa gute? Bisanzwe umuntu atujuje ibyakwiye kubakora bigenda gute? No guhera no kuri wowe ubu ni nsanga ibyo umbwira uko mu promise ugiye kubikora mutarabikoze bizagenda gute? Kwiye gushyiraho measures zikurikirana abantu ariko ibyo nabyo ntimuzazibishyiraho kubera muri ya mico mbibi mugira. Erega n'umuntu akora ikibi mukireba musa nkaho nta sinzi kabisa ariko byaba muco bikaba muri wese n'ikibi gikorwa abantu bakireba hagira uvuga ati sigaho.
ntawe utinyuka kubwira umuntu ukora ikibi ati sigaho. Ubu nirwa buri munsi ku wundi nirwa mbaza byagenze gutya, umuntu yagize yabyangije kuko ntiyaribagiwe cyangwa ntiyabikoze cyangwa yabikoze nabi cyangwa okay, hashize igihe kingana iki? Bakambwira hashize amezi 6 cyangwa hashize umwaka cyangwa hashize 2, hari bimara n'5. Nkabaza wewe wabimenye hashize igihe kingana iki? Ati kuko gatangira ntansubize n'igihe, akambwira gusa ngo kuko twaratinze. Ntabwo nsubize ibyo nakubazaga, umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi, wakoze iki? Ugasanga yarabizi, hashize amezi abizi, hashize ibyumweru abizi, ariko nta kintu yakoze. Haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa mubwira ati wagize utya, habe na busa. Akabikora kubera ko nabimubajije, kubera ko nabimubwiye. Murashaka mwebwe igihugu kimeze gite? Murashaka kugikorera iki gute? Ntusubije ariko mwasinziriye, muhaguruke, get up. Tavugana n'abantu basinziriye niki? Ibi biraherera he? Bizaherera he? Ibintu byinshi bigomba kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho byose. Nabajije ariko byagenze gute? Aha byagenze gute? Kandi nkasanga ibintu byose birahari, abantu babishinzwe barazwi, nabo barizi, niba ari ibikoresho birahari, ariko ntawe agize icyo akora. Ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute? Murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano? Mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka, mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora. Murakora iki muri iyo myanya? N'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora, mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora, nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho naho habivanye ashwe. Ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu, ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo, akaba ari byo mwigiramo, ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye. Abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi, umunsi ku wundi, icyumweru ku kindi, umwaka ku wundi. Gute? Nuko mutumva ni iki? Nubwo muhagaze nabwo ntimunyumva, ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanka. Kwa watu wa aina gani nyinyi? Muri bwoko ki? Muri bantu bwoko ki mwebwe? Buri kintu cyose ni intambara, ni ukusunika buri wese yitekereza ibye, yikorera ibye. Iby'inshingano mufite muzivemo, nta ubaziritse mu buyobozi, nta baziritse. Muri ibindi mwigiramo, hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza, wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza. Buri munsi ni intambara, mukavuga mwe
twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari hahindutse iki mugikora intego sinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo ibyo biri pasono ariho bikorerwa mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere iyo mufite uburenganzira ukeneye pasipoti ushaka viza nzamufasha nzabibashakira mugende nuko muzamara no kugerayo aho mujya bakabagarura bakabahambiriza bakabwira ati aha si iwanyu kugira ngo nibyo muba mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hariya atari iwanyu bangahe bamaze guhambiriza se mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya kuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze ntabwo naje hano kubabyinirira kubabwira neza bimwe mumenyere umunsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya mubivemo n'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi kongera kwiyamamaza kwitoza mu nzego za gavumenti muhere ubu mubitekerezeho urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora niko bikwiriye nta kundi namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe ntabwo ari igihe gusa ubirambiwe namwe mukwiye kuba mubirambiwe mwicare mukwiye kuba mubirambiwe namwe mbese murashaka kuba nk'inka abantu baragira ngo zitona umushumba yaba mwabaye abashumba baragira izo nka zindi nazo ntabwo abantu babaho nk'inka ziragirwa abantu bariragira bariyobora umutima wabo n'ubwenge bwabo bifite icyo bibaha bikwiye kuba bakurikiza mu byo bakora mwese hano Imana yaturemye kimwe mufite ubwenge mufite ubwonko mufite umutima mukwiye kuba mugeraho mukumva mugakoresha ubwenge bwanyu mugakoresha umutima wanyu mugakoresha n'ubumenyi bamwe bafite Imana bagize Imana bakabugira mukwiye kuba mubikoresha neza mu nyungu kandi inyungu z'igihugu ni inyungu zawe nawe ntawe ukorera neza igihugu ngo igihugu cyunguke we ngo asigare inyuma atungutse ntabwo bibaho ariko ntushobora gukorera inyungu zawe ku giti cyawe gusa hanyuma ngo igihugu cyunguke kandi cyane cyane ugakoresha inyungu cyangwa ubushobozi bw'igihugu mu nyungu zawe gusa bikwiye kugera aho bihagarara
ubu umuntu yakwirwa yigisha buri munsi, akirwa yigisha kurwanya corruption, kurwanya ruswa mu mikorere, ukirwa byigisha utabizi, utazi ububi bwabyo ninde hano. Ahubwo abakora nabi bagerageza guhindura ruswa inyungu zabo. Nabyo mfite ingero nyinshi nabaha kandi murazizi, ndetse muzi nyinshi kundusha. Ibi mubona buri munsi abantu bavuga ko serivisi mu Rwanda ziri hasi, zigize ahantu hose ziri hasi ku mpamvu. Uzajya gusaba serivisi mu nzego zitandukanye, baragutinza, ngo wibwire nka bya bindi bya kera, wibwire ko hari ikigomba kubigobotora. Namwe murabifite. Ngira ngo ikibashuka, iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda kuri ibyo ngibyo, ruri hasi kurusha urwego abandi bindi bihugu biriho byinshi. Ariko kuki mushaka kugereranya gutyo? Kuki mwigereranya n'ikibi? Ngo igihugu runaka cyo cya corruption yarakije, iyacu ni nke. Corruption ni nke se ibiyi cyangwa ushaka iyiki? Corruption ni nke imerite mumbwire babizi. Corruption ni nkeya bivuze iki? Uko muri aha ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bikwiye. Murabizi ntimubizi? Kandi murabizi mukanabibona mukicecekera. N'utayirimo, n'utari muri iyo corruption akicecekera. Guceceka ni nko kuyibura irimo, ni nko kuba uyirimo wowe ubwawe. Wiceceka ute? Ariko mwe even common sense, common sense irabuze. Ariko mwese ntimugira abavandimwe, ntimugira imiryango, ntimugira abo mugira ibyo bapfana nabo. Hari uri hano utagira umuryango cyangwa utagira, mu gihugu cyacu abantu benshi imiryango yararimbutse, ariko buri muntu wese ngira ngo afite umuryango. Ariko reka mvuge noneho ku bayifite. Niba uyifite uri ku kazi ugategereza ko umuntu aguha ruswa kugira ngo umuhe serivisi yashakaga, if your mother shows up, or your aunt, or your sister, or your brother, or your uncle, whoever, would you do the same? Ariko ushobora gusanga mwabikora, ntabwo ndi sure, ushobora gusanga would you do the same to your uncle, to your sister, to your brother, to your wamutinza ukabanza ukamubwira ko electricity yagiye, nta kuntu uri bukoreshe computer cyangwa whatever, wabikora? First of all, I guess nibwira ko utabikora. Kuki wumva ko wabikorera sister wundi muntu cyangwa mother cyangwa father wundi muntu? Kuki wumva wabikora ukwiye kubikora? Kuki?
noneho rero ari wowe wumva ntacyo bitwaye wabigukorera wowe ubwawe ugiye ahandi noneho gushaka serivisi wumva ntacyo bigutwaye bagukoreye nk'ibyo ngibyo wakoreye undi muntu